ntabwo kese twashuje neza mu gitondo. Ndabigaruye. Byose niwe nyirabayazana. Nabigarura ntabigarura. Ntabwo nakagombye kuba ndebana nawe yengwe muri kano kanya. Ariko nawe ntacyo usobanurira wa muginga we. Sinzi ko mfite umugore w'ishyano umeze nkawe. Ariko umunsi urabinsobanurira. Mabe ngwino hano. Ngwino hano, ngwino hano. Ngwino hano. Hagarara. Reka mubwire. Nukuri kw'Imana nabikorera ku muryango. Ibi bintu nabigusobanuriye. Hagarara mvugane nawe rero. Urisobanura neza. Hagarara. Oya, uragira ngo umubite. Reka mubwire. Kandi mabe wanze guhagarara. Ntabwo nyine wa mukinga. Hagarara, hagarara ngaho. Sore wambabariye kuko reka mubwire none ukuntu bimeze, sibyo? Reka mubwire. Reka mubwire ukuntu byagenze, sibyo? Mbwira. Sheri ndabyemera. Nakoze amakosa pe. Mbikora nanawungutse kubera uburakare. Byari kugira ngo ndinde icyubahiro cy'umuryango. Byari kugira ngo ntabona. Mbwira. Kuko iyo hari akantu. Mbwira mama bebe nguteza amatwi gira vuba vuba. Sheri wambabariye kuko utamubita ndakwinginze mbabarira bazi. Kuri kw'Imana nabikoze kubera icyubahiro. Wende mbabaza umukinga. Reka mubwire igihugu urane. Sheri mbabarira kuri. Reka mubwire. Ndahaguruka. Sheri mbabarira. Sinakoze amakosa menshi mbabarira bazi. Nukuri kw'Imana nciye bugufi imbere yawe. Nta nubwo sinzongera n'umunsi warimo. Haguruka. Nagumubita. Ntabwo urambwira mukinga. Reka. Aterana imbabazi. Ikirari. Hasuni. Aha. Ngo abikora kubera iki? Ibyo nari ndimo mubwira. Nabikoze kugira ngo nabone wagarabanye na kariya gakobwa bari kukubuganisha icyubahiro cyawe, amafaranga ufite ndetse n'urukundo gukunda. Ntabwo nayifuzaga gukomeza kubona uri kubabara gafite. Ariko sinarinzi ko mfite umugore w'umugome w'umuginga w'ikibundi nawe. Umuginga bwawe urimo kumaramo. Hano uravuga ngo igihano ntabwo uzagenda n'abandi. Mbabarira no kuri kw'Imana narivugira. Nakuvanye n'ubuzima nzagusubiza n'ubuzima. Nzagusubiza n'ubuzima. Mbabarira mugabo mwiza. Nakoze amakosa menshi. Gira vuba. Haranimubwira. Manuka hasi gira vuba. Cyangwa ucangemo n'iki kugira ngo ubyemere. Mbwira. Wiwe. Ubu muri tayari. Imana mbabarira ndakwinginze mbabarira. Ufata nk'umugabo wa Bikira Mariya Yosefu n'ukuri kw'Imana ndakwinginze. Ndi umunyabyaha narakoze. Shit! Bikira Mariya! Mbabarira n'ukuri kw'Imana kandi ngiye bugufi. Umugabo wanjye nkunda. Ufata nka Yosefu umugabo wa Bikira Mariya. Bikira Mariya umubyeyi wacu n'abana. Rekuka mvugane nawe. Rekuka. Mugome we gusa. Kigoryi cy'umugore. Wewe. Ndaza kugushugurikira ariko. Uretse.
mana yanjye ni ukuri mbasabye imbabazi mbikuye ku mutima pe ni ukuri nanjye ndi kumva ndi kwigaye Vumiri ntabwo nigeze menya ko winjiye mu gipangu kwa Isabelle umva nagiyeyo bura wa munsi umbwira ngo Isabelle arashaka umwana rwose narabyutse iwacu mbabwira ko ngiye nyigerayo twicaye hahandi kuri sari wabo njya kubona mbona umugabo umwe muri bya bigabo ajya akoresha kimwe giturutse hano ikindi hano simagurutse ngo niruke babaranize no muri kakazu ko hanze kamwe kari hepfo mu nguni Mana Isabelle nyine ni umugome ariko rero tugiye tuvuga ibintu tusubira ibindi anye uyu mukobwa nawe wagira ngo ubwenge bwe buba mu kirenge nese Michel wari wambwiye ngo none se ko narakubwiye ngo ujyeyo narakubwiye ngo itonde mfite y'umuntu uzabitegura ku buryo ugenda ubona umwana wajyaga guhubuka ukagenda utanambwiye kubera iki ibyo ntabwo wabyibuka ngibuze niyo umbwira nari kumenya ngo ugiyeyo byanyabyo nkabicunga nkabineka nyine ni kusa ryabaye ariko reka nkubwire Michel Isabelle n'umutwa n'umugome mani baranize yamennye amazi yanyicishije inzara mani uziko yanyishe mpagaze shakore n'ukuri ariko Michel ubundi rira ni inshuti yawe uriya muntu wamuretse Michel nawe mugana Agnes binavuga n'ibyo nanjye umuntu umeze kuri aya koko ese undi gute utamenye ko ndi hariya kandi mbizi ko ahantu wisanzwe yego mana njye hari ahantu narahinje ahantu hose ntacyo ntakoze no mukoze ko hanze cyane none se naho yari yarafungiye Steven ntitwaharebye nuriya mukobwa wanjye nijoro yarabyukaga gahiga ahubwo Isabelle nyine hari ibintu asigaye akora akabimpisha niba wenda yaraketse ko nsigaye nkurengera kuko hari igihe avuga ibintu bibi nkambwa ntariko nawe muri make yarambitse arabiguhisha yego habyo narinze kuko naranetse nakoresheje ibishoboka byose none Michel yaba yarakuvumbuye ko none uriya mugore yakwica Michel we ngo nge yaramfunze yagukata amaguru ntabwo ariko mbitekereza uriya mugore mutamuvaho anye gutamisha muri inshuti magara ndiwe mu rugo ntabikubwira ni ukuri kw'Imana ntabyo nari urumva sibyo atari ikibazo ni ikibazo nyine ndabizi ko hari utuntu asigaye ampisha kuko na Steven yaramufunze arabimpisha burya na Steven ntabwo arubizi akosuye nawe nari kuba mbizi sinite mbikubwira nabimenye ari uko mbivumbuye nyine kwa kundi mba ndi kugucungira nibwo nabimenye nese kira kigore wakivuyeho ni ukuri pe hakiri kare maguru mashyi erega mutuze ntago ari uko nanjye Isabelle mukunda cyangwa mwishimiye ariko ngewe nzamuvaho cyangwa nzaruhuka ruko yakatiwe nge ndashaka ajya mu rukiko akaburana agatsindwa noneho agakatirwa akajya kuryozwa nawe ibyo yakoze kuko uriya mugore afite ubugome buri karemano uzamushinja mu bambere umva yewe none ntamushinja nzaza kumuburanira ndebera Isabelle kikubona winjira mu kiriko nguje kumushinza nemye nzaza nambaye neza cyane nemye mpagaze nya nk'umuntu uje kuvugisha ukuri unarahira nk'umuntu mara Imana yo mu ijuru yohereje nka marayika Imana yohereje ngize gutabara cya kurengera Vumiriye uwo munsi ndawutegereje ibintu yankoreye nge nzabivuga ABC mbibwire harya wa muntu ninde ikibazo cyawe rese nkikwizera harya buzacyo ubwenge bwa pararanganye nge mbona umeze nk'utuzu bajye banakubaza uvuga ibitari byo sinabwiye ko bitazongera buriya pe yarano narize uzajya uva aho bizongera buriya narize inzara yanyicishije no kuntu naje ntari kureba neza ndi kureba ikezi wumva ukuntu yanyiciye imipango umukozi uriyo uwo mu rugo ninjye wamujyanyeyo ni umpa makuru yose rega nge ntabwo umukozi muzi ntabwo muzi ntabwo bikureba sinanakubwiye ko bigenda nge namupanze ukuntu ari bucunge Vumiriye yinjira agafata umwana akamumuha akamekinga ashobora ko Vumiriye n'umwana basohotse bagiye nawe wari upanzwe neza cyane yababwiye ikibazo ndi kwibaza uwo muntu washyizeho gute nyine ko bamfashe bakanyuza inyuma banteruye bamfutse umwa gutatambonye kandi yamusoye nko mu gipangu wasanga yamutumye ahantu kugira ngo atakubona n'ubundi we ntabwo bizi ariko munsi ndawutegereje ariko shamutuye ahantu hano niba ari barabakire bari kubaka ibikamyo bibasa kuri yego urumva mubwire tugiye guturana n'abakirana hirya umukire waguze ari kubaka yibizi njye mbanza bisakuza ihangane ni rimwe na rimwe ariko ntago ari buri gihe ariko rero inshuti zanjye bene mama reka mbabwire inkuru nziza umupango mufite ngewe kugeza isaha ndi kugenda nkusanya ibimenyetso kamwe ku kandi mbishyira hamwe ntegereje ko umunsi uzagera ibimenyetso byose mbifite ubundi nzaze mu rukiko nemye nge Michel nshinja Isabelle buri kimwe cyose nanjye nzaba mpari ariko Michel ugende gake Isabelle aramutse akuvumbuye kumugambanira umva yagukaranga ku ikarangi ariko wabaye bituko nzi ko mbana
n'umugore mu nzu ariko sinzi ko tubunyamaswa bungana gutyo ukifata wari wareba gukubita se nene gukubita urabibwira byose Isabelle urabibwira byose wafatanyije nabi kwanza vuga uricara w'icyagaraza hagarara uricara ntabwo ukubita se ntabwo ndagukubita iwanjye urifata uhindura gereza ufungira abantu urambwira itimu mukorana urayimbwira ukorana nande itimu mukorana iyihe ukorana nande itimu mukorana iyihe ugafata umunyamategeko w'igihugu ukamufungira iwanjye ese wiyapfira fata umwana w'umukobwa umufungira hari wicisha inzara mbega umugore we my god niko urabimbwira byose urabimbwira wari wayirase uraza kumenya umurambo wariwe urabimbwira byose uraza kubimenya ndakwiyicira ubwanjye wenda bazakumbaza ndakwiyicira undi zo kunderanje kwanza ariko reka nzi so ninde kwanza underanje yakagira kamaze umwana ndeka uyu mugore ureba hano uyu n'ibiki ngo wajya muri gereza ndashaka kumuhanira nta muntu kidasigira uretse abuye mbabarira uranga hari n'umuntu mbabarira uranga sigaho kuba n'ibiki ujindaga uretse ntabwo nabyemera muranga ibi n'ibiki watewe n'ibiki reka mpa n'umuntu wanamuboshye muranga hari umuntu ujya kubi muranga uretse uri inshuti yanjye urabizi uretse muranga uri inshuti yanjye ndabyemera ntibanye mu byanjye n'umugore wanjye oya mbega muhane oya ni umugore wari kubyo gukubita bye ntabwo birimo ibyo ntabwo nabyemera ntabwo nabireberera muranga ibi ntabwo byemewe muranga bagiye baragufunga si ubeshye baragufunga gukubita umugore yaranyishe n'iki gihugu igire hino oya yaranyishe ubuse vumiriye aho ngaho sigaho cyangwa bitera akavuga aho ngaho ngenda n'ibeye buretse muranga warengereye murababarira gutuma umuhuka oya si uko nyubahuka udatuma umuhuka muranga ntabwo nabi uretse muranga hafi gusa ibintu wakoze ntabwo uje kumubohora muranga ibi ntabwo iki bari gusobanura cyane gato uretse cyane cyo mufungura hadi giroye ese kumujyana yiri ibintu mbaje
ntakintu abona rwose mwaka ibintu biki byaguteye ibintu biki byaguteye koko byiki usiga mwitabi oya ese ibintu biki koko ibintu biki nagombaga kumuhana muzi ko ndi gutungura afatwa kandi rwose muramutse apfuye ntakintu umva Jean ikiteze umukozi waretse ibaza aramutse nabitekereza ibi bintu aramutse bijyanye hanze mwanga ibintu biki koko ko nta muntu ugikubita umugore urangwa utamuzana amazi urangwa gato kubita umugore uretse kabanze umuntu kubita umugore shaka turamufunga pe niba ntabwo ibintu bishoboka mbonyamo amazi ni muzima ariko ushaka kujya kuri kigo afite umwuka mukeya ariko ni muzima ndaje ngo nyimwiteho ahubwo reka twicare muri salo gatoya tuvugana ibintu ukoze aramunguye hari ibintu bikurenguka buri kintu ukora oya ntabwo cyo gukora ari gukubita umugore wagomba kuturegera tukabikurikirana ntabwo ugomba gukora ibintu nk'ibi ngibi gahise no gukora isuku rwose ntabwo ari nkuko nyine ubu murutuye hariya ngo mfitiye inkuru uje kunseka iruhande rero bawwiza ngo amafaranga ugiye kuyongera yesu namabere mu butayu mbega uyu mugabo nyene kumenya hapfuye nde havutse nde mbega ubona njye ahubwo bagiye kwicara abantu bose ngiye kumva nakundana nabibonye sinavuga ngo nabi dayimoni shayitani birisi uyo uriya nyine yabaye muzirike indi muzirika mbaza ngo ndo muziritse ngo umugabo we vuga neza zimpe neza Isabelle umugabo we muranga yego umenya atangiye kumenya ukuri yaramuziritse ku nkingi arakubita ndiyo tukabona Isabelle baramudishye muranga aratinyuka afata ukubaka kubita Isabelle buriya rero bavuga ngo umuntu ni ikibyishemo umuntu ni mugari pe mburetse muranga bwamushizemo umunyago aramuhitana ubwo numva ngo sisi kandi iki buriya kubona uriya mugabo wiwe Isabelle ngo rero muri mu muranga nimba ari nde muranga njye n'abacuti banjye bimbwire nta kibazo ukuntu ubona ameze nka marayika ariko yaranitondaga kuva cyane umva ngo ubujya neza ibana baye intare ubwo ni ibibazo byamubanye byinshi nta soni wowe urifata ukajya gufungirana umuntu mu nzu yanjye wowe wagira ngo yewe kwifungirana ndiyo niko inzu yanjye nta burenganzira ufite nta soni uri mugore ki uzi ko mbana ni nyine n'ibindi yagiye avuga uzi ko mbana ni shitani nyine niranga yita Isabelle shitani iyo yamujye kumenya cyane nta bagabo bihanganira amafuti buriya yakingiranye muranga yitonda pe none se yamenye ko na Steven yari yaramukingiranye Steven sinzi nimba kazi none se niba yaramukubitaga avuga ngo yakingiranye abantu urumva we buri kintu cyatumye buriya babara cyane nuko umugabo ahora mu gihirahiro buri munsi umugore nzaguha amakuru nzaguha impapuro umugabo nawe ajya ngo bambuza mu icupa none ushobora kuba icupa yarivuyemo oya ubwo ko kuratangiye kugenda amenya niko kwa mugaragaje yego uzikura utumva umeze nk'iki gufata ndi umugabo ndi iki ku buryo mu bintu bambibera mu rugo rwanjye ntabimenya ko erega buri Isabelle yarashyize nkuranga mu bibazo ariko ibazo gufungirana umuntu wa mbere iwawe mu rugo kandi uzi ko umugabo wanakomeye wa kabiri koko none ibazo yajya kubona akabona polisi zimuguyeho ngo wafungiye abantu ninde useba si umugabo seba yagikubise Isabelle ko yasebye guseba gusa
noneho ibaze ko nanjye Jane nanjye kugira ubwoba iki se wowe wikureba hiki birandeba aho si ufata ukabona umwanga umeze nk'aho ari umupapa witonze ukabona yaziritse umugore amukubita ubwo bibaze ajya mudishye kubera amafuti ujya mudishye kubera amafuti aho ni sawa muranga kuza mu gakino fresh sasa yaba byose yabimenyaga ubu nige bazakurikizaho wese bazaba bagushaka hiki uzahita wigira nk'umusazi niba kuvumbura ujya hasi ugaramubwire nanavuga ngo uzahita wirwaza igicuri bazahita baguhunga nabwenye mfite uko mukomeze unasuragure uzahita unasuragura bazahita baguhunga wowe ntari bazagira ngo urwara igicuri kiri bo bafate baguhunge ariko inkuru nziza muzi imirango mukawizuye nzi namuyamye ngo atari umugabo wanje inkuru nziza mpaye kuba nkuranga yatangiye kumenya ukuri atangiye kudihurira mu mugore ahubwo nshatse najya muvamo Isabella nkabwira ukuri kose nkuranga kwimana urakoze ako ubona ngo arifata akagira umugabo nkuriya mwiza kuri yanjye nabambaye akagome inshuro 3 ndakagome kumugambanira kwa Vumiri yanjye no kwa Nkuranga uzi kumugambanira urukora imirimo y'Imana nuko bari thank you Yesu Kristo ari kunkoresha abazimu bashyago abashari bande ni bariya vuga buhoro ubwo tiro urayimpa Imana ishimwe kuba mudishye Imana ishimwe ko Nkuranga atangiye kumenya ukuri kangiye kumusekero hande numwibarishwa ntumeze ndajya ndeba mu matama aho bamujwibuye ko ntazo kwitsura yabyimbye ntukinyirukanye cyakoze bamukubise kuko ndishimye haleluya muraho neza ni karibu muraho neza mwafata agatebe mukicara mumeze mute turashima Imana ko tutabamenye oya nitwa Sonia naturutse i Kigali nkorana na Maître Steven ni wampaye question yo hano ahubwo hano niho kwa Vumiriya yego ntabwo mubeshye ni hano ese nawashakira Vumiriya inde Vumiriya Vumiriya ni njyewe ni wowe yego nari mfite ubutumwa bwanyu bampaye mbashyira ubutumwa Steven yashungura rero ni Steven ayiguhaye Steven Yesu Mana ishobora byose